ntuziyakire mu gihombo, ntuziyakire mu bintu bibi, ntuziyakire mu matiku. Uzasenga Imana yubahishwe, izina ryayo ryubahwe. Ariko Yesu ngiye kubivuga mumbwire muti mbivuge ari gishaka kibi. Haleluya, ndabivuga muhumure. Uragira ngo simbivuga se? Ndabivuga. Ngiye kubibabwira. Ndabivuga mu nkundire Yesu. Haleluya. Bibiri iravuga ngo Yesu amubonye ngo habaye iki? Nagira ngo nongere mbasuhuze kandi mbabwire yuko mbakunda cyane. Yesu mumubona gute mwebwe mumaranye igihe nawe? Mbambona mumwenyura nkabona ko hari ikintu cyababayeho. Mumeze gute bakozi b'Imana? Nagira ngo dushime Imana. Imana iduhaye uyu mugisha wo guterana gutya. Hari ishimwe numvise ngomba kubabwira. Umushumba wanyu Imana yaramuhamagaye, yangezeho saa 7 zuzuye, tugomba guhita tuza aha. Nagira ngo rero nshime Imana ko mufite umushumba ufite imodoka. Umuntu udahaye Imana amashyi ashobora kuba atazi akamaro kabyo. Dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 13. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya 13. Turi mu giterane gifite intego y'inyungu ziva mu gukorera Imana. Uyu munsi ndimo nsenga hari izo nahishuriwe ngiye kubabwira, inyungu ziri mu gukorera Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo wa 10. Mumfashe kandi twakire umukozi w'Imana yakabumbye ageze aha. Uw'Imana amashyi menshi, Imana yamurinze. Kandi Imana irakomeye. Haleluya. Muri iki giterane ndimo ndibaza ibintu bizabamo, nkamenya ese tuzamenya umubare wabyo, tuzabyandika, ibi bintu bizakoreka muri iki giterane ni binini cyane. Mushumba yakabumbye natambuke hano imbere hanyuma tumwakire. Ndabizi tuzamwakira inshuro nyinshi n'umushumba azamuha ikaze, ariko nanjye ntago natinyuka kwigisha umushumba ageze aha kandi atarabaramutsa kugira ngo nawe yimve mu ikaze. Karera abasuhuze ababwire ahaturutse mu Rurembo na Paruwase. Ndabizi ko abantu benshi mumuzi kandi mumukunda, kandi Imana yaramuhamagaye. Ubutumwa bwe twese bwagiye butugeraho buraduhindura. Karera baramutse hanyuma tumwakire. Basuje mu izina rya Yesu muraho mwese. Haleluya. Muracyanyibuka se? Nitwe Yakabumbye Etienne. Paruwasi yacu ni ya Rundoyi. Mperukino paruwasi yacu yitwa Gasovu.
ariko buno paruwasi yacu ni yarundoye nkuko namwe mwari muri Gikondo nyuma ikaba Gatenga. Ndubatse rero ndi pastori w'umuhamagaro, mfite umufasha n'abantu 6. Murakoze cyane, Imana bahumugisha. Turamwishimiye cyane kandi turakomeza kumuha ikaze. Mushumba, turabishimiye hano kuri iri torero rya CGM, muhagurukire rero tumuha ikaze. Turamwakira tuvuga tuti murakaza neza mwene data, Imana iguhe umugisha hamwe natwe, turakwishimiye kandi turagukunda. Amen. Reka umushumba akumpera ikaza guhobere, azakomeza kwakira. Duha Imana amashyi menshi, Imana idukoreye ikintu cyiza cyane. Murabona rero yuko iki giterane kirimo imbaraga nyinshi, kirimo abashyitsi baturutse kure, kirimo umuteguro w'Imana. Mbega Imana yarabatekeye, yabatekerejeho cyane bikomeye, ariko kandi bifite aho biva mu muteguro. Dusome iri jambo mbaganiriza iminota mikeya. Luka igice cya 13 umurongo wa 10. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi. Uwo ninde warimo wigisha? Murabitsinze niwe. Asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yaramaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Ko mukunde Yesu. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Muri iyi teraniro Imana igira ibintu igorora. Hari ibintu bitambitse, hari ibihetamye, hari ibicuramye, hari ibicuritse, hari ibyo bacuramishije, hari ibyo batambitse, hari ibyo batabitse, hari ibyo bahaye amazina bidafite. Iteraniro ndifitiye amakuru ko agiye kubigorora. Haleluya! Abigorore. Nimushaka mwe mwivugisha gutyo abigorore. None se muzakorera Imana gute bigoramye? Umbwire kuntu mwayitambira bigoramye. Ariko watanga icya 10 gututunamuka. Uhetamye waririmba uti? Uhetamye wayihimbaza uti? Uhetamye warikodinga gute? YouTube channel yaza gute muhetamye? Ariko nibigororoka. Wakoma amashyi gute bigoramye? Oya mumbwiza ukuri, waseka gute bicuramye? Nibicurukuka? Nabibonye turabwira umwami abigorore. Haleluya! Kandi hari ikintu umwami atari bwiteho muri iri teraniro. Abafarisayo n'abarinzi b'isinagogi bafite umutima mubi. Murebe mu ndebere, urebe umurongo wa 14, ariko mbategure mubanze mwumve, mubanze mwe mukishijwe neza. Niba mudakishijwe neza mumbwire nkureki. Musome. Uretse unyumvire. Ngo ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato. Unyumvire, munyumvire. Muri iri teraniro ntarajya kuri, ndabanza mpagarika itiku. Ariko nk'umuntu urakara bigororotse, uyu muntu turamugira dute muri iki giterane koko? Niko paste turabigira dute abantu barakazwa nuko bigororotse? Kunashaka rakare umwami arabigorora. Hari ibintu Yesu atari bwiteho,
abantu bafite umutima mubi, abantu bashaka ngo ukomeze uhetame, bahagaze ngo ku isabato yayo Yesu arabigorora atitaye ku mujinya bafite. Aho kugira ngo umukuru w'isinagogi nawe yitere hejuru, kuko imyaka 18 yarishize uwo mugore bamuzi, aho kugira ngo bafatanye nawe guha Yesu icyubahiro, arakare. Ubu nk'umuntu warakazwa n'uru rusengero, yakarakazwa nuko hagezemo amatara, uyu twamugira duti? Ariko nashaka arakare, amatara azaka. Yesu agiye gukora umurimo we atitaye ku bakurwanya, yitaye ku izina rye rizahabwa icyubahiro. Azakora ubukwe bwawe bube atitaye ku babugambaniye n'ababwishe, azabikemura ku manywa saa 9:15. Yesu azabikora. Kandi nagira ngo mbabwire ngo mu giterane ikintu gikora ni ukwizera no gukiranuka. Haleluya! Ingingo mfite nzazigarukaho, nejo nzagaruka, nejo bundi ngaruki. Sinzi gahunda umushumba ya numvise apanga, numvise igera kuri ngewe nzagaruka. None se murabona tutagomba kuza bikagororoka? Ntago nzemera ngo bicurame. Nzaza mbabwira ukuntu Yesu afite umutima mwiza, nubwo abakuru b'isinagogi barakara, Yesu afite icyerekezo ashaka kukugezamo. Singuyu yararakaye se? Hari ubwo aragatekerezo se? Singibi byarabaye, ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati agiye kumwihaniza. Reka mwumve ngo hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, ngo abariyo muzamo mukizwe atari ku munsi w'isabato. Unyumvire, arashaka ngo bakizwe ryari? Atari ku munsi w'amateraniro. Aba abantu bameze bate koko bashaka ngo mujye muza ngo indi minsi ngo atari ku munsi w'amateraniro? None se wakira gute iteraniro ritabaye? Unyumvire iyi mibare y'aba bagome. Ubiri teraniro Yesu ararikoramo igitangaza kuko mwateranye. Mutaje se byaba gute? Mutaje se abashumba baza gute? Mutaje se naza gute? Guterana nicyo kibanza Yesu agakora. Niba munyumva neza mumpere Yesu amashyi. Guterana nicyo kibanza. Niyo mpamvu mpagaze hano mwese mbasabiye umugisha kubwo kuza guterana. Haleluya! Nongeye kubasabira umugisha wo guterana ku wa mbere, kugira ngo imigisha y'icyumweru yose muyitangire muyifite. Haleluya! Ahantu bayishuriwe guterana ku wa mbere ni hakeya, ariko baterana ku wa mbere Imana ibaha umugisha. Abenshi bakura amateraniro ku wa mbere ngo babananiwe ku cyumweru, bose Imana idakorayo. Kubwo kuza ku wa mbere mbasabiye umugisha. Kandi namenye ko iyi gahunda yo ku wa mbere ifite linye. Amen. Kambabwira ubuhanuzi uko buvuga. Aho umukuru w'isinagogi azagutontomera mu iteraniro, ukabura wowe icyo usubiza, uhumure Yesu azagusubiriza. Mbabwije ukuri, aho wowe uzabura igisubizo, Yesu waguhagurukije akakunamura azanagusubiriza. Mwumva umurongo wa 15. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe. Erega Yesu ntagutinya. Yesu saratinya umukuru w'isinagogi ngo nuko ngo ayobora amateraniro? Akureba mu mutima akakubwira igihura nuko umeze. Ubutumwa bwiza n'ubwiza abantu ukuri. Arangije ati reka nkubwire ukuri, mwandyarya mwe. Arimo aratumbira nde? Uri urakazwa nuko Yesu akoze. Mwandyarya mwe. Mbese umuntu
mwe umuntu wese muri mwe ntazi turi inka ye cyangwa indogobe ye akayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira, kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu Yesu azakuvugira humura. Haleluya! Umva mumera Yesu amashyi muvuza n'impundu mushyiramo na haleluya. Ariko kansenge nigendere ye baba we ngo kandi uyu ko ari nde? Ko ari umukobwa wa Aburahamu akaba amaze imyaka 18 aboshywe na Satani, ntiyarakwiye kubohorwa ingo ku munsi w'isabato. Amaze kuvuga atyo abanzi be bose baramwara, abahateraniye bose bashimira imirimo myiza itangaza yose Yesu yagize ate yakoze. Hari abazamwara, hari n'abazishima. Ngewe abo ntabo nitayeho, ngewe nitaye ko yagororotse. Abazamwara nibibareba, ikizima nuko yaje ahetamye agataha agororotse. Waje dayimoni akubwira ngo urajya he, bakubuza ngo wigenda, aya majwi yose murayatsinze, muzana ibyo bintu bigoramye muri iri joro, muri uyu munsi, kuri aya manywa, uyu mugoroba musenga, muri iki gitondo musenga, umwami abigorore. Muri iki giterane Imana izagira ibintu igorora seshemu, igira igorora iwanjye, ibigorora iwawe, ibyahetamye, ibihombo, ingorane, ibisebo, indwara, amatiku, amarozi, ibintu bigoramye Yesu arabizi. Nubwo wicaye ahangaha abantu bazi ngo ufite amafaranga, ariko urabizi ukuntu bigoramye. Urebe mu gashakoshi ko bitagoramye. Nza ndebemo si bigoramye muri business. Nirirwe mbaza se, none se wafite amadeni y'abantu utazi umubare, urumva bitagoramye wowe? Aho kumenya byaracuramye. None se aho umugabo aguhamagara nyoko, urumva bitagoramye wowe? Cyangwa akaza ntagusuhuze, urumva bigororotse se? Cyangwa akarya amata kuvugishije, urumva bitagoramye se? Kwa mwami yabibonye azabigurura, azabigorora. Yabibonye uhumura amarira urara urira, umwami yabibonye, yabibonye uhumure, yabibonye we. Iyo utinye kwitaba telefone kuko ikwishyuza, Yesu aba yabibonye, biba bigoramye. Nanyemereye mukizera akabigorora. Intambwe ya mbere yo kugira ngo umuntu akorere Imana nuko abanza akageraho Yesu ari. Aravuga ngo nubwo maze imyaka 18 njyayo, na n'uyu munsi ndajyayo. Agenda ahetamye. Mwari muzi ko kanibwirire bana babiri, mwari nawe uzi ko ari igihe umuntu agira ikigeragezo kikarenga imbibi, kikambuka, kikafata akarere, kigafata umudugudu, kikazenguruka, noneho bakakwitirira ikibazo. Ntibe bakiguhamagara izina witwa, bakakwita wa mugore wahetamye. Kubera bimaze iki gihe kirekire. Ikibazo kikaba izina rirazwi, aho uvuka harazwi, ariko ntibaguhamagara izina witwa, bati ninde uhise, ati ni wa mugore wahetamye. None si iryo zina niryo yitwaga? Uzi ko hari abantu bitwa amazina y'ibigeragezo bamazemo igihe, ugasanga isura yatumye witwa izina, ugasanga uko wavutse babihinduye mu izina, ugasanga ingorane wahuye nazo bahise aho kuguhamagara izina witwa, bakaguhamagara ikigeragezo ufite. Imyaka yibaye myinshi, izina ryawe barihindura mu kigeragezo ufite. Izina yari arifite, ariko nta numwe wavuze izina rye, bamwitaga nde? Wa mugore wahetamye. Ubu umuntu uri hano muri iri teraniro
ufite ikibazo kimaze imyaka 18 cya 15, icyo kibazo nicyo ubasigaye bakwitirira. Ariko muri iri teraniro ndashima Yesu ko ajya amenya nibimaze igihe akabigorora mu munota. Uwo mugore kambabwire n'ikindi cyabaye, nimushaka mufashwe. Ngiye guhagarara ku ruhimbi mbivuge, ndabivuga jewe. Undi Imana yarambwiye ngo ujye ubivuga, ijuru naryo rizajya ribikora. Muziko no muri iri teraniro nabibonye binarimwe aha, uziko ari abantu biyakiriye mu bibazo. Ukavuga uti nariyakiriye, sinababonye se. Kwiyakira kandi ibintu byakuvuzweho ni bibi, ukanerwa kubivuguruza, ukanerwa kuza ngo ucishe mu musaraba wa Yesu, ukiyakira ukavuga ngo none se ngo burango niko Imana yabishatse. Ibintu bibi mubyikureho, mubyikureho muri iki giterane cy'imirimo Imana igukorera umurimo ukomeye. Haleluya! Ibitarabaye kwa sokuru wanyu na sogokuruza nibyo papa wawe atarafite, Imana irabifite. Ntuziyakire mu gihombo, ntuziyakire mu bintu bibi, ntuziyakire mu matiku. Uzasenga Imana yubahishwe, izina ryayo ryubahwe. Uriya mugore yari atanagisenga ko imyaka 18 yumvaga ko atazagororoka, ariko Yesu ngiye kubivuga, ngiye kubivuga. Mumbwire muti mbivuge ari gishaka kibi. Haleluya! Ndabivuga muhumure. Uragira ngo simbivuga se? Ndabivuga. Ngiye kubibabwira. Ndabivuga mu nkundire Yesu. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo Yesu amubonye. Ngo habaye iki? Yesu amubonye. Dore naho bihera, arabanza akakubona. Naho bigira bite? Bihera. Aba bantu bashaka gukorera Imana babwiraho bihera. Bihera he? Yesu amubonye. Mutarabonana se wakora iki? Mutarakorana se, mutarabonana yakubwira ukumva se? Twakubwira ukumva se? Ko tunaguhugura ukagira ngo nukukubangamira, ariko yabonanye na Yesu. Haleluya! Iyo Yesu yakubonye uroroha. Iyo Yesu yakubonye uba warageza mu kindi cyiciro cyo guhimbaza Imana. Muri iri teraniro ndagusabira umugisha Yesu akubone. Haleluya! Haleluya we! Abo twari kumwe mu ijoro ry'ihumure harya kiminduka ry'ikiharya. Hano mugirira ry'ikiharya. Murabizi iyo mvuze ngo amen we, haleluya we. Mumfashiriza adafira. Hagize ugwa mwabibazo. Kaduhagarikira amateraniro batemone yapfuye. Uretse ko nsigaye narabonye igisubizo. Nababwira nti yafashijwe arapfa. Kandi n'abantu bari bagaribu. Haki nta wamukozeho. Ni nacyo Petero rega abanyetiku bari bashatse kuzana urubanza ngo Yishananiya na Safira. Bwa ati nta yuntu ngeze mukoraho mu bibazo umwuka. Yigeze amukoraho Petero? None se mwavuga ngo yamwisha ati ni umwuka wabimwisha. Ndabibabwiye Yesu amubonye. Abantu bahetamye nabajya babona, ntabwo abona abantu bamurebye mu maso n'abatabasha kureba imbere. Yesu agira ate? Arababona. N'abafite ubumuga babana nabwo Yesu arababona. N'abasuzuguwe Yesu arababona. N'abishwa amazina atariyo aba yababonye. N'abitorero ritazi arababona. N'abakuru b'isinagogi batitayeho Yesu arababona. N'abahejejwe inyuma n'amateka arababo.
n'ababenzwe. Harya uw'umugabo yataye bamwita ngo iki? N'uwo nguwo umugabo yasize Yesu aramubona. Hari abagabo bafata udushakoshi bakigira Uganda, Yesu arabibona ko bagutereranye, kagusigira abana 7 ukabarera wenyine ukamubwira utese wa mwana ari gate, akagusubira mu kanwa. Ariko humure Yesu yarabibonye, baguhimnya reba ngo Yesu aramubona. Mumpere Yesu amashyi menshi, mushiramo n'ibintu. Yesu agira ate bavandimwe we? Ngo Yesu akora iki hano muri iri teraniro, muri iyi zone? Ngo Yesu yagize ate we? Aramubona. Aho niho bihera. Niyo waba uri ku ntebe y'inyuma, niyo waba ukererewe, Yesu aramubona. Bayamubonye. Aba yamubonye. N'abatabasha kureba imbere Yesu arababona, kubera kuri ya mudamu ntago abasha kureba imbere. Hari ubwo areba imbere se? Impamvu atareba imbere sinayibabwiye. Yayoye iki? Arahetamye. Yesu rero we yarebye hano mu bitugu, ariko aba yamubonye. Mbabwiye icya kabiri, murafashwa. Nimufashwa ntacyo. Kambanze ndeye ko nabizera. Nkibabwire ni mu gipfusho busa. Nkibabwiye se mukagikinisha. Nzana akantu musinya wo ni mu gikinisha. Mundebere niba hari umuntu waje kurunguruka. Niba mwahise mwaje muje nkivuge. Niba nta gahato kakuzanye, nta mugozi ukurimo, ni we wizanye, ngiye kukivuga rero. Aramuhamagara. Agira ate? Nimugikinisha nabakubita. Agira ate? Hallelujah we! Hallelujah! 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 Agira ate? Aramuhamagara. Harabahamagawe, harabihamagaye, harabisanye, harabashe babinshinga, ariko ari nabahamagawe. Hari abantu bagize bate? Bahamagawe. Abo rero imvura yago tuzaza, ubukene bwaza tuzaza, salari zavaho tuzaza, badutuka tuzaza, batubeshera tuzaza, bahimba dosiye tuzaza, baturwanya tuzaza. Hallelujah we! Harabagize bate? Harabahamagawe. Araguhamagara. Hari abantu bahamagawe. Harabizanye, harabakurikiye abandi. Harabaje gushaka amafaranga, harabaje gushaka ibyubahiro, harabaje gushaka amatitire, hari n'abagize bate? Mwacyumvise? Murakifusha ubusa. Hari abantu batizanye. Hari abantu batizanye, hari abatarafuye kuza. Hari abumvise ijwi. Iryo jwi ry'uyu mwami waduhamagaye. Muri agaciro we! Hallelujah! Muri agaciro, n'ijwi rikomeye, n'ijwi riduhumuriza, n'ijwi ririmo vitamini, n'ijwi ririmo ibirungo, ririmo ibifatisho. Hari igihe isi kujugunya, muhamagara ukagusama. Muhamagaro tugusama, ugahita ugwa mu biganza byo guhamagaye. Hari igihe bavuga ngo arapfuye we, ntaca bahamagawe bazaba we. Hallelujah!
ku rutonde umwami yahamagaye arabazi, icyo yabahamagariye arakizi. gufashwa ndumva byemewe, mutere haleluya mwese ababishaka. Abantu ijuru ryahamagaye, abantu batizanye, haleluya we, abantu batizanye. Muhamagaro aramuhamagara, nuko bigenda. Dore nuko nguko mwabyumvise rero. Hari abantu bagize bate bahamagawe no muri iki giterane, ndimo ndabumvamo, ndikumva imirindi y'abantu bahamagawe, haleluya, ndimo ndabumvamo. Nubwo mwaba bakeya ariko barimo. Hari abantu Imana yagize ite yahamagaye, haleluya. Ntawe uzashyiramo feri, kuko Imana iguhamagaye igukoresha ikiguhamagariye. Nta nuzayibaza ngo umuhamagariye iki, ntawe uzayibaza ngo kumuhamagaye. Hari impamvu aramuhamagara. Yaba mwari mumenye discipline umwami Yesu yamuhamagaranye, mwahita muvuga ko Yesu muzamugumaho. Ntabwo yigeze avuga ngo wowe uhetamye. Yesu aguhamagara mu cyubahiro. Ntabwo ashobora kuguhamagara gupfobya ngo wowe usuryo, ngo cyangwa ngo wowe ureba gutyo. Never. Umwami ahamagara mu cyubahiro, yaguhaye n'agaciro. Ntabwo ameze nk'umutware w'isinagogi. Yesu yaguhamagaye aguhamagara mu cyubahiro. Haleluya. Mwanyemera tukavuga twitonze, tudaturika. Ugomba mwitonde tutaho, tagira n'utwangizamo hano hantu. Mwamundeba ariko nkabona museka, ariko mushobora kubyumva, ushobora guturika. Ega mwe ntago muraba mu biterane abantu bafashwa bagapfa. Umuntu ashobora, ugomba kwikontorora n'umwuka wawuzura ukamenya kuwujera. Kushobora guturika cyangwa ukica gahunda, ugomba kumenya kubijera. Niyo mpamvu mukanya muraza kumva nshyizeho akadomo mbikwepe, ntazabigwamo, kugira ngo ejo mbone ukuntu nigarukira. Ugira ubwenge no mu muhamagaro. Ugira iki? Ubwenge. Ugira ubwenge, ugira discipline. Kandi iyo yaguhamagaye ntabwo aguhamagarira ubusa. Ngiye kubabwira icyo yamubwiye. Abantu yahamagaye yagize icyo ababwira. Nimbivuga ndafashwa cyane, bitume kwikontorora simbishobora, mamushuka. Nta muntu yahamagaye ngo agarukiraho. Iyo aguhamagaye yagira icyo akubwira. Haleluya we. Aramuhamagara, aramubwira. Ni amagambo ane ngiye kuyababwira, nimwe mu bitera ndimo mumeze mujya, bigatuma mumvugisha ibintu byinshi kandi nta mwanya mfite. Karero mbabwire, yavuze amagambo ane. Ngiye kubabwira ijambo rya mbere. Murambabarira ntimuripfusha ubusa, murambabarira muriha agaciro karyo. Haleluya. Ijambo yamubwiye amagambo ane. Ijambo rya mbere, mugore. Yigeze avuga ngo uhetamye muhe Yesu amashirero. Yavuze ngo iki? Yigeze avuga ngo wowe wahetamye, Yesu aguha agaciro. Akwisiye kwambu Yesu yakaguha, n'ubukwe bwawe yabuzura. Ndimo ndasengera abapfakazi kugira ngo bakore ubukwe. Ngo hehe, no ku myaka 60 twagushingira.
Twirirwa dusengera urubyiruko ngo bashyingirwe abapfakazi. Imana igushyingire, gushakira umugabo. Kanze mbarebe zone murimo, mushyingirwe no ku myaka. Nabura ugushyingira uzambwire ku myaka 60 tugushyingire 58 56 bose ko bafite imyaka 80. Mwese ko musazanye n'umugabo wawe kuki uro ushaka ko asaza wenyine? Hasoni mufite. Imana ngo none se ngo nashyingirwa ngo azabyara. Wowe se kutakibyara ko mukiri kumwe? Wowe ko mukiri kumwe utakibyara, hari ubwo mwatandukanye ngo nuko utakibyara? Kuki se we ataba n'umusaza baganira mu gitondo bagasangira gakoma? Kuki watamubona? Kuki watabona uwo baganira nijoro bagasangira gakoma? Ngayanyeze ngo bazabyara nibatana kubera iki wowe se mutatandukanye wowe uracyabyara? Ninde wakubwiye ko ubukwe bubaho se ngo babyare? Ko bubaho ngo basusurutsanye? Arimo razana ibintu bitaba muri Bibiliya wowe. Ibikoreho ntibamumuhaye se. Haleluya. Hano se muri iki giterane Imana ifite gahunda y'abapfakazi, iyo urwo rutonde rwihutisha, iyo liste iyihutishe. Amasengesho mwasenze ku wa mbere. Haleluya. Ndabizi mwigirisha isoni, mwabapfakazi mwigirisha isoni, ariko Imana izabakuraho isoni. Mushyingirwe mwambare intuza y'umweru, ikanzu. Mwijuru nta mana, mwijuru hari Imana ifite umutima mwiza. Mwijuru hari Imana isubiza urubyiruko, igasubiza abagabo, igasubiza abageze mu zabukuru, igasubiza abapfakazi, igasubiza abashumba, igasubiza abize, abatarize, igasubiza n'abiga umubatizo. Mwijuru hari Imana iduha agaciro twese kimwe, itagize n'umwe ikuramo. Haleluya. Yesu nigeze avuga ngo wewe wahetamye, yaravuze ngo mugore. Mugore imbere y'abantu barakara bafite abazimu, ariko Yesu yarabimubwiye, amwubaha bataramwubaye. Aravuga ngo mugore. Shambo rya kabiri, mureke ndirije mideni, ndarije mideni. Haleluya we. Irya kabiri ndarije mideni, irya gatatu ndije mideni, n'irya kane. Mufite umushumba David azaza byigisha. Muhaguruke ngo hoya narangije jewe, muhaguruke. Muhaguruke dusenge. Ko mwanga guhaguruka ntabwo muzi ko mfite autorité. Muhaguruke dusenge. Turi kumwe hano n'umuhanuzi yakabumbye bibabwire. Turi kumwe hano n'abantu bakuru mu mwuka babibabwire. Muri iri teraniro hari abantu Imana ishaka guhamagara, hari abantu Imana ishaka kubohora, hari abantu Imana ishaka guha agaciro. Muhumirize mwese, mpamagare abantu bumvise ijwi ribabwira kwihana, rimubwira kwakira Yesu, rimubwira kugaruka mu itorero yari yaraguye, rimubwira yuko akwiye kwihana. Zamura ikiganza huri. Iryo jwi rirakomeye, niryo riherwaho, niryo riherwaho. Hari uhari? Zamura nakubonye urahari. Nguriya. Hari undi? Hari undi wa kabiri? Namubonye. Hari undi wa gatatu? Hari undi wa kane? Nimuze musange ahangaha. Abandi muhumirize ntimurebe abihana. Wowe nawe urebe niba ari ijwi wumvise uze nawe. Kuko Umwami Yesu araguhamagaye. Ni iryo ngiryo. Wemere ko aguhamagaye nta bindi. Ubundi aza guha agaciro. Utaritaba utaragera aho ari ntibikunda.
utarihana, utarava inyuma y'itorero, utaremera ko wishingiye, utaremera ko wasambanye, ntibikunda. Arabanza akaguhamagara. Ibindi nzaza ejo saa sita, mwe muretse gupfukama. Ibindi n'ejo. Niba aguhamagaye ngwino. Niba uzi ko wanyweye inzoga, uzi ko wishingiye, urindiriye iki? Abanza akaguhamagara. Niba uzi ko utarakizwa, nicyo. Arabanza akaguhamagara, akagukura mu bantu. Kandi hari abantu benshi bari mu isinagogi aho ngaho arabahamagara, yihamagarira uwo nguwo. Dusenga Imana, dusenga Imana, muhumirize, ariko muhumirize kuko umuhamagara uri gukora. Haleluya, mwami Yesu. Tugiye gusengera aba nawe ari buze gusengera irindi tsinda. Mbere yo kugira ngo akora, arabanza akaguhamagara. Iyo umwitabye, arabanza akagukura mu bantu, akagukura mu kivunge, akaguhamagara. Mupfukame neza, tunamye rwose, mupfukame neza. Uzamura ibiganza byanyu hejuru. Zamura ibiganza abakuye mu bantu kugira ngo abagirire neza. Muvuge ngo mwami Yesu, twumvise ijambo ryawe, dutsinzwe naryo, turabanyabyaha, tubabarira ibyaha byacu. Uhereye none tubaye ibyaremwe bishya. Reka amaraso ya Yesu Kristo tubonekeho, utwandike mu gitabo cy'ubugingo, ntituzabisubiramo. Turagushimiye ko duhamagaye. Amen. Mana ishobora byose, uri Imana ireba mu bantu benshi gakuramo umuntu. Kandi iyo uhamagaye umuntu hari icyo ushaka kumukorera. Niyo mpamvu uhamagaye bene data na bashiki bacu, bambike imbaraga zawe, bababarire gukiranirwa kwabo kose, kuko bitabye ijwi ryawe. Bakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya, babonekweho n'amaraso ya Yesu. Turagushimiye ko uhereye none babaye ibyaremwe bishya. Tugukomeye mu mashyi kuhinduye ingeso zabo, tugukomeye mu mashyi ko bakwitabye, tugukomeye mu mashyi kubanditse mu gitabo cy'ubugingo, tugukomeye mu mashyi kuko nabo babaye abana bawe bwite. Turagushimiye, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mwe muhagaze aha ngaha gatoya, muragenda barangije gusengera abandi bose, mwe muhagaze aha mugumaha. Tuzamura ibiganza tubwira umwami bigoramye abigorore. Haleluya. Iki cyumweru n'ejo saa sita ntabwo umwami Yesu ajya akoresha abantu bagoramye, ahubwo umwami agiye kutugorora. Iyo wamaze kugera imbere ye, ibigoramye arabigorora. Zamura gutya ikiganza dusenge cyane. Mana Data wa twese uri mu ijuru, haleluya, izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo, riteraniro wabonye ubumuga dufite. Uriya mugore yari afite dayimoni itera ubumuga. Hari abadayimoni batera indwara, hari abatera ubukene, hari abatera icyangiro, hari abatera ibihombo, hari abatera gukenyuka, hari abatera ibisazi, hari abatera abadayimoni batera byinshi. Urebe iri teraniro Mana, urebe ibintu byatumye duhetama, bigatuma tutabasha kuguhimbaza, bigatuma tutabasha kuririmba ngo twitere hejuru, bigatuma tutabasha kubohoka ngo tube twaririmba tujye muri korari ducurange, kugira ngo dutange icyacumi duseke twitere hejuru. Hari imigozi hari tuboshe, ariko mwami muri iyi saha, muri iki giterane ni ukubohoka. Sengeye abagore bari muri iri teraniro ngo babohore, abagabo babohore, abasore n'abakobwa babohore. Haleluya, mwami Yesu tubohore twese, kugira ngo tubashe kwitera hejuru tuguhimbaze. Kandi uwo murimo urakoreka mu mwuka, uyu murimo uri kuwukora mu buryo bw'umwuka muri aya masengesho. Ndagushimiye mwami ko buri wese wamubonye, kandi ko hari icyo uri gukora kuri buri wese.
hamwe nuko yakwizeye turabyumva birakoretse we, turakwizeye 100%. Tubabarira aho tutizeye, tubabarira aho twiyakiriye mu bumuga, tubabarira aho twavuze kutatubona, ariko ndagushimiye ko watubonye, n'abari inyuma n'abari hagati n'abari imbere, ndagushimiye we. Haleluya, tugukomeye amashyi urakomeye. Haleluya, ushimwe cyane. Tugiye kubaho nk'abantu babohowe, tugiye kugukorera nk'abantu baseka, tugiye kugukorera nk'abageze imbere yawe. Iri teraniro ukomeze urivugiremo, komeza udukwigishe kugira ngo tugere ku rufatiro rukwiriye rw'intumwa n'abahanuzi. Ibyo byatuye nicishije bugufi mu izina rya Yesu umwami wacu.